uyu ni umunsi w'ibyishimo kandi ni umunsi w'umunezero ku buzima bwanjye ndetse no ku buzima bwacu kuko ni umunsi
turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene nk'uko mumenyereye. Nizere ko umwami abarinze, nizere ko amaboko y'Imana yabaye ku buzima bwanyu. Uyu ni umunsi w'ibyishimo kandi ni umunsi w'umunezero ku buzima bwanjye ndetse no ku buzima bwacu, kuko ni umunsi turi kwibuka kuvuka kwa Yesu. Kuvuka kwa Yesu ni ihumure ndetse ni icyizere ku bamwiringiye ndetse bakizera izina rye. Kuvuka kwa Yesu byari intsinzi ku isi, nubwo yaje mube ngo ntibamumenye, ariko umwe we yaravuze ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe kuko niryo rikomeza imfuruka. Bishatse kuvuga ngo ubuzima bwose umuntu arimo n'ibintu umuntu anyuramo n'ibyo akora, iyo bitarimo Yesu ntago bikomera, kuko Yesu ni ibuye rizima ushobora kubakisha mu bintu byose bikagenda neza. Abakunzi ba Mama Sharirene rero, dore mwari mwarambuze, ni ukuri narindi mu bintu byinshi pe, narindi mu bintu byinshi cyane, ariko ubu nahugutsemo gatoya. Ubu mugiye kongera mu mbone, maze icyumweru cyose nta kiganiro ngira ngo nsohora, ariko nuko narindi mu kazi kenshi cyane, niyo mpamvu. Hanyuma rero ndabahobeye abakunzi ba Mama Sharirene we, ndabahobeye mbikuye ku mutima, ndabahobeye abari mu Rwanda mwese, ndabahobeye abo mu bihugu by'abaturanyi ndabayambiriye, abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abari muri Europe, muri Australia, ndabahobeye yambi kandi ndabakunda. Nagiye mbona ukuntu umuntu hera courage, mwambereye abantu b'ingenzi muri uyu mwaka, muri abantu ntashobora kwibagirwa mu mateka, ndabazirikana iminsi yose, ndabashimiye. Hanyuma mbifurije Noheli nziza, uyu mwami wavutse avukire mu mitima yanyu, kandi uko azagenda akura akageza igihe cyo gupfa no kuzuka kumwe tugenda tubikurikirana, nizere yuko azakomeza kuba munini akaba mugari. Yesu yavutse rero akavukira mu muntu, aba munini akaba mugari, hanyuma akaba umuntu w'umugabo wo guhamya Kristo, akamuhamya i Yerusalemu, akamuhamya i Samariya, akamuhamya i Yudaya yose no kugera ku mpera y'isi. Hari igihe nzafata umwanya mbabwire kumuhamya Yerusalemu icyo bivuze, mbabwire kumuhamya i Yudaya ni Samariya, ariko mbabwire no kumuhamya ku mpera y'isi. Rero uyu mwanya mfashe uyu mwanya mbanje gushimira Imana yaduhaye Yesu. Ndashimira Imana yaduhaye Yesu. Reka mbabwire, Yesu ni impano ikomeye isi yahawe ariko ntibabimenya. Yesu ni impano ikomeye, Yesu kumuduha ni impano iruta izindi. Reka mbabwire, guhabwa Yesu ubuhawe ikintu cy'agaciro gikomeye, navuga ngo ni gupfa na guhambana. Ni ugupfa, ni ukubaho no kugeza igihe cyo gupfa, kuko Yesu ni uw'ibihe byose. Ni Yesu udashira, ni Yesu udasaza, ni Yesu badajyana muri gereza ngo adusige, ni Yesu badateze gushyingura ngo amujyane rusororo tumubure, ni Yesu abantu batazafata ngo baduteranye nawe. Ari ukuntu baduteranya nawe, undi mureke babwire. Haleluya, ndashimira Yesu. Ufashe uyu mwanya, ni umwanya mwiza wo kongera kugaruka kuri Yesu, tukamukundira ko yaje, tugakundira Yesu ko yaje, tukamushimira ko yaje kutwitangira, tukamushimira ko yaje yababaye kugira ngo tuboneke tubeho, tukamushimira ko igihe yavukaga aribwo twakuyeho urupfu n'agashinyaguro, tukibuka ko twebwe tutari ishami ahubwo twatewe nk'ingurukizi. Ubundi abana bari baravutse Abisiraheli, ariko twebwe twaje turi ingurukizi, maze turangije turamufata turamukomeza, ariko tumaze no kumufata tumukomeje duhabwa iby'igiciro ndetse tuba n'ab'agaciro. Hari igihe umuntu agira ibintu by'igiciro ariko ntabe uw'agaciro. Iyo ufite ibintu by'igiciro utari uw'agaciro rero bigupfira ubusa. Yesu rero yaraje aduha iby'igiciro, duhinduka n'ab'igiciro. Ni ukuvuga ngo turi agaciro, dufite n'iby'igiciro, twebwe rero biruzuye nta kibazo kubera Yesu. Yesu rero abyumva ari mu ijuru na papa we,
turamushimiye Yesu, turamushimiye ko yaje, turamushimiye ko yatuvukiye, turamushimiye ko yaje kutwitangira, kandi umunsi yababaraga niho hakuyeho urubanza rwose rw'ibyaha ku buzima bwacu. Rero muri uyu mwanya ntibibe noheri yo kwambara imyenda mishyashya, ntibibe noheri yo gupfura inkoko no kubaga ihene. Amasake amaze iminsi ngo ari gukora inama y'ukuntu yakirwanaho ngo muri ibi bihe ngo mutazayarya, ariko ibyo yigira byose ubu mwayariye. Ntibibe ibihe byo gusohoka. Birababaje kuri uyu munsi wa noheri ko ariho abantu baba babonye ibyaha, abasheri n'abasheri bakora ibiki, ugasanga kuri uyu munsi, ubundi uyu munsi ni umunsi wo gutekereza kuri Yesu, ugatekereza kuri Yesu, tukavuga ngo iyo ataza biba bimeze bite, hanyuma nkavuga ngo iyo ntamumenye ngewe mba mbayeho gute, iyo atanzira mu buzima mba mbayeho gute. Ibyo bintu ngo tubitekereze, tubiha agaciro. Uyu munsi rero ni uwo gushimira Yesu, ni uwo guha agaciro ko yavutse, tunabimubwiye ngo tubihaye agaciro ko wavutse, tubihaye agaciro ko waje iwacu, tubihaye agaciro ko waje ukaducungura, tukabona ubuzima, tukabona n'ubugingo. Uyu ni umwanya wo kubwira Yesu ngo tubihaye agaciro. Hanyuma rero nibyo nababwiraga ko dukwiye kwibuka Kristo, tukibuka igitangaza yakoze cyo kwitanga, ngo kuko Yohana ubwo yerekwaga ibyo mu minsi y'imperuka, hari aho yageze abona ibibaye, ngo abona igitabo ngo cyari kirimo ibintu bikomeye, ngo ariko ananirwa ngo habura umuntu ukibumbura. Mu bizima no mu bakuru hose ngo habura umuntu wakibumbura. Ngo hanyuma Yohana ngo ararira ati kiriya gitabo ko mbona gikubiyemo ibintu byinshi, nkaba mbona abantu bose bakaniye ngo ntawe ujya kukibumbura. Ariko ngo agiye kubona, ngo abona intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi, aratinyutse ngo abwira Imana ati data ngewe untume, ngewe ndiyemeje ngiye kukibumbura. Niho Yesu rero yaje, muntu w'umugabo, muntu w'umunyacyubahiro ukomeye, hakaza mu isi, hakanyura mu mugore. Umugore kera ngo ntiyabarwaga, iyo babaraga abantu ntibabaraga umugore. Ariko rero tujye dushimira Yesu, dushimire na nyakubahwa uyobora igihugu cyacu, nyakubahwa Paul Kagame, wahaye agaciro abagore. Mureke mbabwire ngo iyo babaraga Abisiraheli ngo babaraga abagabo, abagore ntibabarwaga. Ariko Yesu aje arakabyara, igihe ngo umwenda wari ukingirije ahera watabukagamo kabiri, hahise haza itegeko rivuga ngo n'abagabo binjire n'abagore binjire. Kandi mbabwire tuzagenda tuvuga Yesu ibintu yagiye akora mu kuza kwe. Ngo kera ukumubona tujya gusenga twese tukagenda tugahurira mu rusengero, abantu bose bakicara ku ruhimba, abandi bakicara mu materaniro, ntawe ubujijwe. Kera umutambyi wari ubishinzwe ngo niwe winjiraga akajya ahantu bita ngo ahera. Uri kumva? yajyaga ahera ngo bamuzirikaga umugozi, ngo kuko iyo wahajyaga wanduye ufite icyaha ngo wahitaga uhagwa ugahita upfa. Hanyuma rero nabo kugira ngo hatagira ugenda nawe akahagwa, ngo babona gutinze bagakurura ka kagozi. Hari igihe bakururaga nyine bagakurura umurambo waguyeyo. Ariko Yesu amaze kuza yakuyeho ibitambo by'inuma, intungura, amapfizi y'intama, mbese akuraho ibintu by'ibitambo. Arangije ashyiraho igitambo cye ari we Kristo, avuga ati ninjye gitambo kandi ninjye mbabazi. Araza akuraho ibyo bintu by'ibitambo byari kutubera stress. Reka nze mbabwire, uwakubwira guhiga inuma ngo yizane inuma ngo ugende uyihige imwe, ntago wayibona. Uba ari ibyaha ukora, umbwire n'inuma wari kuzabona. Turashimira Yesu kandi tumuhaye agaciro kubw'uyu munsi ko yaje. Tujye duha agaciro Yesu ko yaje. Ndumva ari byo bintu ushaka gukomeza kubabwira. Kuza kwa Yesu byagiriye umumaro isi nubwo itabizi. Kuza kwa Yesu byagiriye umumaro twebwe twamumenye. Kuza kwa Yesu byagiriye umumaro n'abatamuzi, kuko yagiye kugusha imvura yo kabyara, igwa mu mirima y'abarozi n'abarogerwa, igwa mu mirima y'ibisambo n'abazima, igwa mu mirima y'abicanyi n'abagome, igwa mu mirima y'abirabura n'abazungu,
imvura igwa mu mirima yabo mu mujyi n'abo mu cyaro, imvura igwa mu mirima yo muri Amerika n'abo muri Afurika, nta vangura agira, arakabyara. Bimwe mufata abantu mukagira ukuntu mubagenza, hari ukuntu mujya mugira ubupagani mu nsengero zanyu, hari ukuntu mujya mugira ubupagani mu buzima bwanyu busanzwe, mukagira abantu mufata mukabita abantu bafite inenge, mukabafata kuko nta mafaranga bagira, mukabafata kuko nta mashuri bize, mukabafata kuko ngo batagira n'abagabo, ngo hari ibyo batemerewe gukora, ngo nibyo ko bwa butiku bwose, maze mukabafata. Ariko Yesu amaze kuza arakabyara, amaze kuza ubu ngubu n'ucitse amaboko arajya mu rusengero, n'usunikwa mu kagare yajya mu rusengero, kandi abo kera bari bafite inenge. Yego, ubu ngubu n'umupagani w'umusinzi harinjira bigakunda, n'ufite abagore 6 harinjira ntahagwe, mbese n'uwaraye anyweye iza yose, n'unywa urumogi rwose akarumaraho, abantu bose barinjira. Turashimira Yesu utajya heza nka rubanda. Yesu yaje akora ibidasanzwe. Yesu ni imfura, n'uwo kwizerwa ndetse no kwiringirwa. Yesu wenyine niwe ushobora gufata ibidafatika akabikuramo ibinyembaraga. Yesu wenyine niwe wafashe abatarize batazi no kwiyandika izina abaha akazi. Yesu wenyine niwe wafashe abari baturutse mu miryango iciriritse harimo natwe, arangije araduhamagara tugabira umurimo. Yesu wenyine niwe ufata umuntu udafite epfo na ruguru akamugira ukomeye. Yesu wenyine niwe uca inzira aho zitari, agatembesha imigezi mu kidaturwa, buri wese akiyumvamo. Afite ubushobozi bwo gufata umukarani akamuhindura umubosi, afite ubushobozi bwo gufata uwize make akamuha akazi k'abahembwa menshi, afite ubushobozi. Yesu afite ubushobozi bwo kuremera umuryango uri imfubyi, afite ubushobozi bwo kukuremera ubuzima uri umupfakazi, afite ubushobozi bwo kugutora bagutaye, afite ubushobozi bwo kugukunda abandi bakwanze. Ntareba uburebure, ntareba uburanga, ntareba amashuri, ntareba igihagararo, ntareba aho dukomoka, ntagira amoko. Yesu mureke mbabwire, Yesu si umuhutu, Yesu si umututaya, ezemando drayi, si umututsi. Yesu ntabwo yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, nta nubwo yaturutse hanze. Yesu ni uw'isi yose, ni Yesu w'abasilamu nubwo batabiha agaciro, ni Yesu nubwo bamufata ukundi. Ni Yesu w'abakristo, ni Yesu w'abantu bose, ni Yesu w'abazungu, ni Yesu w'abamukunda, ni Yesu w'abamwanga. Ni Yesu, ni umwami mwiza, akwiye umwanya munini, akwiye icyubahiro, akwiye gutura mu mitima yacu, akwiye kubahwa. Hanyuma soza, ntago nari kuvuga ibyo ngomba kuvuga ntaravuga iki kintu. Uyu mwanya mufashe ndi gushimira Yesu, ndi kubwira n'abantu ukuntu Yesu ari umukozi w'umuhanga, akwiye kwizerwa. Mbifurije Noheli nziza, mbifurije gusoza umwaka neza, mbifurije no gutangira umwaka wundi neza nimuwutangira. Hanyuma aka kanya mwabonye ko nagiye mbereka ahantu ufite apartema, mwahabonye no ku Isimbi mwarabibonye, mwabonye naberetse hariya hanze mwarahabonye. Muri parikingi, ni parikingi nini, ntago wakinjira ngo uvuge ngo imodoka yanjye ndayiparika hehe. Hanyuma mwabonye muri salo yo hasi, mwabonye ibyumba, mwabonye amadushe n'amatuwarete, mwabonye hano hari bariko ebyiri y'uburyo n'iy'ubumoso n'iyo hasi. Iyi ni apartema, irimo apartema ebyiri, apartema yo hasi n'iyo hejuru. Ubwo rero twakira umuntu wese uhakeneye, turamwakira kuri nimero ya telefone mwabonye. Wenda ndayibabwira ariko turanazandika. Hari nimero ya telefone yanjye, hakaba na nimero ya manager wanjye. Reka wenda mbanze nzibabwire, ubundi turazandika no mu kiganiro mu buryo ziri bugaragarire buri wese ukeneye apartema. Ibindi bisobanuro nabyo turaza kubiguha. Nimero ni 0783542668. Hanyuma iyindi telefone
ya manager ni 0798 0798 40 hanyuma wenda ikindi shaka kubabwira ni ibintu dukorera hano. Abantu twakira abantu benshi bo mu byiciro bitandukanye. Ushobora kwicara uvuga uti ngewe ndimo ndi umugeni nkeneye ahantu ho kuruhukira na sheri wanjye, aho turahagufitiye icyumba kiba giteguye neza nk'umuntu nyine w'umugeni. Urumva umugeni abaguye gutegurirwa neza. Tugufitiye icyumba, ukeneye n'umuntu ugomba kukwitaho mu buryo bwo kugutekera, kugukorera isuku utamufite cyangwa utari bubyikorere. Ibyo nabyo turabigukorera bitewe n'icyo wifuza, bitewe n'icyo ushaka, byose turabigukorera. Ukeneye ko bakokereza inkoko, ukeneye ko bakokereza ifi, ukeneye ko bagutekera ibyo ushaka ibyo ari byo byose mu gitondo, komande iyo ari yo yose wemerewe kuyibona. Hanyuma ikindi, ushobora kuza ufite umuryango wawe, umugore n'abana. Hari ahantu rwose tuguha hawe wisanzuye, hatagira umuntu ukuvogera. Ari abagomba kuba muri apartment yo hasi cyangwa hejuru, buri wese afite ahantu umuryango we, ahantu he anyura adafite ahantu ahurira n'undi, kuko buri wese akunda ubuzima buri prive bwe n'abo bari kumwe. Ibyo ngibyo turabigukorera. Hari rero hari aho twakirira mu buryo bwa VIP, hari uburyo twakiramo abantu ahantu hasanzwe, biterwa n'icyo wifuza. Waza ukeneye icyumba kimwe, icyo wakenera cyose hano abantu bose turabakira uko baje. Hanyuma ikindi, ushobora kuba uvuga uti turashaka kuhakorera inama n'abantu bakeya kandi dukeneye kuzarya. Twakwakira tukakwereka ahantu wakorera inama yawe, hanyuma washaka n'ibyo kurya ukabibona, ndetse n'ibyo kunywa nabyo ukabibona nta kibazo. Ikindi, mushobora kuba muri gutegura anniversaire, ukavuga ngo turashaka gutegura anniversaire, twaguha ahantu utegurira anniversaire. Washaka ko tunagutegurira ibya anniversaire byose, hanyuma tukabigutegurira. Ubwo ndi kugenda mabwira gake gake kugira ngo mwumve service dutanga. Hanyuma ikindi, ushobora kuba wowe n'umugore wawe, hari ukuntu mutari kubyumva kimwe, mushaka kwiganirira uwa babiri. Tukwereka ahantu h'abantu babiri wicara ukaganira n'umuntu wawe, nta muntu ubumva, ahantu hatuje, washaka uti nkeneye kurya no kunywa. Izo service zose turazitanga. Hanyuma ikindi, by'umwihariko dutekera amakwe. Ubukwe ubwo ari bwo bwose turabutekera abantu abo ari bo bose, dutekera amakwe ku biciro byiza kandi ibintu bisukuye by'ibisirimu bijyanye n'igihe. Hanyuma ndumva ari ibyo. Ibindi muzahamagara kuri za nimero nababwiye. Hanyuma ndashaka kubaha adresse ku buryo rwose ushobora no kuza ugahita uhayoboka, cyane ko uzaba ukoresha na telefone. Ni Kicukiro Niboye, umanukiye ku kabari gahari kitwa Kamageni, ku gasoko. Ubwo agasoko kari hasi yo kuri Kamageni. Agahanda nimero yaho ni keke 459. Igipangu ni nomero ya 4. Gusa murumva bitoroshye. Yego, ubwo urumva ni ku gahanda ka 459 aho bita ku gasoko hepfo ya Kamageni. Hanyuma ugatambika aho ngaho kuri ako gahanda ukareba igipangu cya 4, etage rwose hari y'umweru uhita uyibona. Hanyuma rero Imana nibahe umugisha. Ibindi bisobanuro mwifuza kumenya muzajya mumpamagara kuri telefone, hanyuma muhamagare na manager, nta kibazo gihari. Ibindi byose birahari. Hari internet, hari ibikoni mwabyumvise, harimo gaze, hari umuriro, hari amazi atajya bura, hari umutekano, hari n'ahantu hatuje, karitsiye ya bucece. Nuhagera nawe uzabireba. Imana ibaha umugisha, mukomeze muryoherwe na Noheri n'iminsi mikuru mwebwe n'imiryango yanyu. Imana ibahe umugisha.